Muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cy'imigani umutwe wa 16 umurongo wa 19 haranditse ngo umutima w'umuntu utekereza inzira ariko uhoraho ni uyimuyoboramo. Bakunzi ba Pifa TV Official, tujye kubagezaho inkuru ya Lexon Kayira, umwana wakomokaga mu muryango w'abakene cyane ariko akagira intego muri we igira iti nzagerageza, I will try. Inzozi yari afite kuba mwumvaga zari zimeze nk'ibisazi, ariko kuri we ikivugo cye cyari I will try, nzagerageza. Impamvu inzozi ze zafatwaga nk'ibisazi ushyize mu gaciro zarumvikanaga. Nawe se umwana nyina yataye mu ruzi kubera kubura icyo kumugaburira, yanga ko mupfira mu maso, yishwe n'inzara. Abaturanyi be bakamurohora bakamuhatira kumugumana, aho akuriye akajya afatanya na se guhiga ingurube z'ishyamba ngo babone uko babaho.